byose bijya gutangira abanyamakuru barahagurutse, abafana barahaguruka, abahanuzi barahaguruka. Bamwe ati Israel Mbonyi wagorwa, abandi ati Israel Mbonyi ugoshiye isano, abandi ati uyu mukobwa avuye ikuzimu, abandi ati uri umusazi wa mukobwa we. Ariko ibyo ntabwo byigeze bimuca intege, ahubwo yasizemo imbaraga cyane. Yiyemeza urugendo yari atangiye icyo gihe. Ese ninde? Ni vlog nyinshi yakoze, ni inshuro nyinshi yazengurukanye ifoto ye. Abamubonye ku mihanda batekereje ko ashobora kuba ari umusazi. Ni umukobwa wagaragaye ko akunda Israel Mbonyi, akaba ariwe tugiye kuganiraho tukamenya n'imvano y'ibi bintu. Byatangiye tubibona ku ma TikTok ndetse biza gucicikana no ku ma Facebook, gucicikana no ku ma Instagram, yewe ku mbuga nkoranyambaga zose zo mu Rwanda. Hatangiye kuzenguruka umukobwa uzengurukana ifoto avuga ko akunda Israel Mbonyi, ko yifuza ko yamubera umukunzi, byaba na ngombwa Imana ibibayemo akamubera umugabo. Ese uyu mukobwa yitwa nde? Yavuye he? Akora iki? Ese ibimuvugwaho ni ibi? Ese abantu babyakiriye ute? Ese Israel Mbonyi yabyakiriye ute? Icyo tugiye kubana nitwa Bruce, ni Trend 215. Yitwa Mukashema Delphine, umukobwa ugaragara buri gihe uko agaragaye hanze abavuga ko akunda Israel Mbonyi, yewe ko yifuza ko amubera umugore kandi ko bazabyarana ahungu n'akobwa. Azengurukana ifoto ye nk'ikimenyetso cyo kumwereka yuko amukunda. Iyo abivuga ubona abivuga ashize amanga kandi nta n'ipfunwe bimutera. Iyo muganiriye ukamubaza ko yumva ari we mukobwa uruta abandi ku buryo Israel Mbonyi yamukunda, abigusubiza rwose ntacyo yitayeho. Ya Delphine. Byatangiye agaragara afite ifoto, abyina cyane, yigaragura mu byondo, yewe azenguruka hose avuga ko akunda Israel Mbonyi, ashaka ko amubera umugabo, yewe ko bazabyarana n'ahungu n'akobwa. Byari bitangaje cyane kubona umukobwa uhaguruka akavuga ati nkakunda umukozi w'Imana, ko yamubera umugabo. Ibintu bitashobokaga. Ese ni ikihe kintu gikomeye cyabimuteye? Yaganiriye n'itangazamakuru, yagiye aca ku binyamakuru byinshi, aca ku ma platform menshi, yewe ku buryo abantu batangiye bamwita Miss Mbonyi. Ese ni ikihe cyamuteye guhaguruka akavuga ko akunda Israel Mbonyi?
Uku gukomeza kuvuga ko akunda Israel Mbonyi yewe byakomeje kurya abantu mu matwi, mbese nk'uko mubizi ikintu wavugiye kuri interineti kiba kigomba kugera ku wo wakigeneye. Ushaka gutanga ubutumwa ku muntu utari bugereho ubunyuza kuri interineti. Byaje kurangira Israel Mbonyi bimugezeho ni mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Israel Mbonyi yabajijwe ku kijyanye n'umukobwa uzenguruka afite ifoto uvuga yuko amukunda kandi ko ashaka ko bazahura, ndetse ko yamugirira impuhwe akaba yanamuha n'itike imujyana mu gitaramo. Nk'umuntu w'umukozi w'Imana yarageragejwe cyane imbere y'abanyamakuru, itangazamakuru, yaje gusaba ko bamwereka uwo mukobwa uzengurukana ifoto ye. Ntibyatinze bahise bamwereka ifoto ye, umukobwa na videwo ye, kandi agenda avuga ko akunda Israel Mbonyi. Bamubwira iki cyifuzo yasabye ari uko azamuha itike yo mu gitaramo, kandi koko mu by'ukuri uwo mukobwa yari ayikeneye ndetse yifuza gukundwa na Israel Mbonyi. Ese uyu mukobwa ugiye kujya mu gitaramo cya Israel Mbonyi kandi yirirwa azenguruka avuga ko akunda Israel Mbonyi, urabona urugendo yiyemeje bizamugeza he? Bizarangira ute ko yahereye kare abantu bamuseka, uyu munsi akaba ageze mu gitaramo cya Israel Mbonyi, amaherezo ni ayahe? Ese uramugira inama yo kudacika intege? Ese urabona ibyo yiyemeje adatangiye kubigeraho? Muri make urwo yarwaniye atangiye ni nko gufata imwe muri zo, harabura gatoya. Ku itariki 25 ubwo uwo mukobwa azaba asesekaye kuri icyo gitaramo, kandi koko mu byo yaruhiye igihe yakoze, amavlog yakoze, bizaba bitangiye kugerwaho. Reka tumutege amaso. Ndabakunda cyane. Kora subscribe kuri Trend 250. Ciao ciao.